twongeye kubasuhuza abakunzi batwiga muzika, nizeye ko aho muherereye hose mumeze neza. Ubushize rero twahuye turi kwiga intervale ya karindwi, intervale de septième. Tugiye gufatanya kwiga rero intervale ya munani, aho tugiye kureba noneho intervale ya nyuma isoza umuzika wacu kuri uyu munsi wa none, kugira ngo tumenye neza kunoza amanota yego. Nagira ngo rero turebere hamwe intervale ya munani ubundi kuri uyu munsi wa none ni iki. Noneho ni ukuvuga ngo intervale ya munani niyo twita urunani. Muri rusange rero ni ukuva ku nota rya mbere ujya ku rya munani. Aha ngaha rero icyo biba bishatse kuvuga ni iki. Intervale ya munani ubundi amanota abasa, icyo abatandukaniyeho ni ahantu aba atereye ndetse n'imirangiro yaryo. Ni ukuvuga ngo rimwe riba riri hasi, irindi riri hejuru. Turaza kugenda tubibona mu myitozo yacu. Hano baratubwira ngo intervale d'octave, urunani ni intera iri hagati y'inota n'irya munani uhereye kuri iryo nota, waba uzamuka cyangwa umanuka urwego rw'amanota. Yewe hano bakatubwira ngo rero ayo manota aba ahuje izina. Ni ukuvuga ngo muri rusange ayo manota yose abasa, waba uzamuka urwego rw'amanota waba umanuka urwego rw'amanota, ayo manota yose aba yitwa kimwe. Icyaba atandukaniyeho ni imirangiro, kubera yuko amwe aba ari ubujya hasi, andi aba ari ubujya hejuru. Turaza kugenda rero tubisobanukirwa mu myitozo turi buze kugenda tubona umunsi ku munsi. Nizere yuko rero mugomba gukora imyitozo yagiye ibanza kugira ngo babashe gusobanukirwa ino intervale neza. Iyi intervale ni imwe muri intervale tugiye gusorezaho, ariko nanone ni imwe muri intervale idusaba gukora imyitozo myinshi cyane kugira ngo dusobanukirwe, kugira ngo dupfundikire intervale zose twize. Kuri uyu munsi wa none rero bishatse kuvuga ngo niba tugeze kuri intervale ya munani, bivuze yuko intervale ya karindwi urayizi, intervale ya gatandatu urayizi, intervale ya gatanu urayizi, intervale ya kane urayizi, intervale ya gatatu urayizi, intervale ya kabiri urayizi. Sibyo? Twabonye yuko ari izo intervale tugenda tugira. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kureba ngo amanota yacu ese asa n'ubuhe buryo. Muri kubona yuko hano dufite do, yego, muri kubona yuko hano dufite do. Iyo dufite ino do rero tuza tukagira n'indi do hano, sibyo? Aha hasi murabona yuko dufite re, n'aha hejuru rero murabona yuko dufite re. Hano murabona ko dufite iki? Dufite mi. N'aha hejuru rero murabona ko dufite iki? Dufite mi. Noneho hano n'andi manota yose bikagenda bikomeza kugira ngo kubibona. Hano rero icyo bitandukaniyeho ni iki? Ni ukuvuga ngo uku nguku bikoze kuno bimeze. Icyo biba bishatse kuvuga ni uko rino noti riba riri hasi, ariko rino rikaba riri hehe? Rikaba riri hejuru. Twabonye yuko ubundi iyo dutangira do iyo ari yo yose, yaba urufunguzo rwa fa, yaba n'urufunguzo rwa so, rwa fa, yego ntiturarubona, ariko mu minsi iri imbere ubu ngubu nirwo tugiye kujyaho nyuma y'isomo rizahera ku ngiri. Ukuvuga ngo iyi do iba iri kuri octave ya gatatu unanga nzuru. Nzongera gusubiremo neza nitugera kuri clé de fa, ariko iyi do iba iri kuri octave ya gatatu unanga nzuru. Cyatse kuvuga ngo iyi do rero hejuru, urumva yuko noneho tuba twafashe indi octave ya kane. Cyatse kuvuga ngo twaramutse dufashe indi do nanone iri hejuru y'iyi ngiyi, twaba dufashe iki? Twaba dufashe octave ya gatanu. Dusubiye hano munsi turi kumanuka do si la sol fa mi. Aho ngaho urumva yuko twaba tugeze ku ki? Twaba tugeze kuri octave ya kane, tugakomeza tukamanuka n'izindi octave zose dushobora kuba twareba gute, dushobora kuba twabona. Tugiye gukora imyitozo rero dukora igipimo cyacu. Mbibutsa yuko igipimo kugira ngo mumaze kugenda mubisobanukirwa uburyo cyandikwa muri posi. Twabonye yuko uyu mubare wo hejuru uraza ukandikwa neza hariya
mu murongo wa kane uyu mubare wo hasi ukaza ukandika muri uriya murongo wa kangahe, ukaza ukandika muri uriya murongo wa kabiri. Nshatse kuvuga ngo uyu murongo uba urimo hano hagati ni umurongo uba ugize gute, ni umurongo uba bitandukanye. Ko twabonye yuko tubyandika mu buryo bw'iki, tubyandika mu buryo, ni ukuvuga ngo iyo twanditse bibiri bya kane siri yewe, niba twarageregeje kwiga imibare tuba dufitemo umurongo ubasha kugira gute, ubasha gutandukanya iyo mibare yo hasi sibyo. Kimwe kikaba ari icyita, ikindi kikaba ari iki, kikaba ari ikibazo. Ibyo rero ntekereza neza yuko ni ibintu mugiye mugize gute, ibintu mugiye musobanukiwe. Ubushize twabivuzeho kuri interivale ya gatandatu. Yewe hano rero tugiye gukora imyitozo. Tuzamuka amanota twagera hano, tugeze hano muri kubibona neza, twongera tugahera hejuru, twongera tujya twongera tujya hasi nkuko muri kugenda mubibona. Kubona yuko tumanuka hano dufite fa yo hejuru, tukagira na fa yo hasi, tukagira mi yo hejuru, tukagira na mi yo hasi sibyo. N'andi manota yose ushobora kuyavanga ukagenda ukomeza, upfa kuba uri gusigamo intera kuva ku nota ujya kuri iryo nota n'ubundi nyirizina, ariko ni ukuvuga ngo nubwo biba byitwa imirangiro ibitandukanye kubera ubutumburuke bw'iki, kubera ubutumburuke bw'amanota. Turakomeza n'izindi myitozo hano. Do re mi fa so fa mi re do si do re do. Ngira ngo muri kubyumva neza. Iyi interivale rero irabasaba gukora imyitozo cyane, kuko iyi ni imwe muri interivale zikunda kugora abantu cyane. Hari n'abantu bakunze kuyitaruka ntibayitoze sibyo, ugasanga rimwe na rimwe hari amanota agenda tugora cyangwa turi kugera dushakisha, ariko iyi interivale iyo wabashije kuyimira amanota yose ubasha kuyakora neza kandi umenya gutandukanya buri mirangiro yose nyirizina uko yitwa. Ongera dusubiremo. Do re mi fa so fa mi re do si do re do. Uri kubibona yuko iyo tugeze hano, iyo tugeze kuri iyi soro y'ahangaha, iyi soro iyo tugezeho mubona yuko niyo iduha, iyo turi hano tuba turi kugenda tuzamuka tukagarukira hariya tukagarukira kuri iriya soro sibyo, tukongera tugatangira kuri ya soro nanone tukongera tukabitangira none tugira gute, tukongera tukabitangira tubimanuka imyitozo tukayivangavanga. Uri kubona yuko hano soro yo hejuru turi kugarukira, tukongera tukanagarukira tukongera tukanagarukira
kuri si yo hasi. Urabona yuko rero hano tuba dufite so ariko tukaragira na so yo hejuru. Ndategura ngo turi kubara iyi ni so, la, si, do, le, mi, le ni ku murongo, fa, iyi ni re ku murongo, mi hejuru y'umurongo, fa mu murongo, so ikajya hejuru y'umurongo. Ubwo tugiye twandika n'andi manota mu wundi murongo, hejuru ya so hajyamo irindi nota, hejuru y'umurongo wa so hajyamo irindi nota, munsi hano y'uyu murongo naho hajyamo andi manota. Turaza kugenda tubireba mu yindi myitozo igenda ikurikira. Hari abantu rero bajya bavuga ngo wese iyi ngiyi umuntu kubera iki ngo yabaye so, sibyo? Ni ubwo buryo rero amanota agenda akurikirana. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Ni ubwo buryo bigenda bikurikirana. Ushobora kugenda nawe ubitondera. Ni ukuvuga ngo tuvuye kuri do tugera ku yindi do, twongera dutangiye mu bushya, andi manota akomeza kugenda akomeza uko bimeze. Muzagenda mubireba neza. Ni isomo rya mbere ryatambutse kuri YouTube. Muzagenda mubireba neza aho twigaga ibijyanye na note supplémentaire na note supplémentaire. Amanote yo hasi sibyo acuritse, ayo kabande ari munsi cyane n'amanote yo hejuru ahanditse cyane. Reka dukore uno mwitozo w'indirimbo ari nayo tugiye guhita dusorezaho kuri intervalle. Tuzasigarana imyitozo ihagije yo kugira ngo ducengere intervalle zose twize, ariko nyamuneka ndagira ngo mbwire yuko iyi myitozo ni uwa nyuma tugiye gusorezaho. Hanyuma rero turi kubibona neza hano nk'uko muri kubibona ahangaha. Turamutse tuje hano gato kubona yuko tuje hano gato, do ubusanzwe ibiri mu murongo, sibyo? Iyo tugiye munsi y'umurongo tuhasanga note. Iyo note niyo twita si. Iyo tugarutse nanone hano mu murongo nyirizina tuhasanga indi note. Iyo note niyo twita iki? Niyo twita la. Noneho tuje munsi y'umurongo wa kabiri, ubwo nimo hano naho tuhasanga indi note. Ubwo niyo twita iki? Niyo twita sol. Bishatse kuvuga ngo turamutse nanone tuje hano rimwe kabiri tukajya mu murongo wa gatatu, niwo wamusigaye, naho twahasanga iki? Twahasanga indi note. Iyo note niyo twita fa. Ubwo hano dufite do, dufite si, dufite la, dufite so. Turamutse nanone tuje hano munsi y'umurongo wa gatatu, munsi y'umurongo wa gatatu twahasanga indi note. Iyi note yahita iba mi. Turamutse tuje hano, ubwo ni mu murongo wa kane, twahasanga indi note. Iyi note yahita iba re. Turamutse tuje, ubwo ni munsi y'umurongo wa kane, nanone iyi note twahita tuyita iki? Twahita tuyita do, sibyo? Cyatse kuvuga ngo do iba munsi y'umurongo wa kane. Cyatse kuvuga ngo dufite ino do, ariko munsi y'iyi mirongo yose, munsi y'umurongo wa kane twahagira indi do, sibyo? Hari abantu rero tujya twiga bakibaza ngo none iyi note ngo kubera iki ngo yabaye ngo sol, sibyo? Nicyo kintu ashaka kugira ngo basobanurire neza, sibyo? Hano mu murongo tuba turi kuri do, munsi y'umurongo tuba turi kuri si, noneho mu murongo wa kabiri munsi y'umurongo wa kabiri, bamwe mu murongo wa kabiri tumanuka munsi tuba turi kuri la, munsi y'umurongo wa kabiri tumanuka tuba turi kuri so, munsi y'umurongo wa gatatu bamwe mu murongo wa gatatu tuba turi kuri fa, mi, re na do
tugakomeza gutyo muri ubwo buryo. Ahangaha rero nizere yuko muri buze kugenda mubisobanukiwe. Noneho rero iyo tugiye gukora uno mwitozo, sibyo, hari abantu bijya bikunda kugora. Ubundi iyo turi gukora ino myitozo tuba turi gukora muri goromajeri, sibyo, iyo tuba turi gukorera. Ariko nanone hari abantu bijya bikunda kugora ukumva ntabasha kugera hasi cyangwa se ntabasha kugera hejuru, cyangwa se ikindi kintu ukabona wenda ntabwo yamaze kumenya wenda ibijyanye no kumenya gusoma amanota, ariko ntabwo aramenya gutandukanya hasi no hejuru ngo amenye ngo ndi gutera mu buhe buryo, ni ubuhe buryo ndi kugira gute, ni ubuhe buryo ndi kubikoramo, ni hehe nshobora kuba nakwihereza, nkaba nshobora kuba nagira gute, ntaba ndi hejuru kandi ntaba ndi hasi cyane. Ahangaha rero ikintu twabonye, uraza ukareba ngo note yo hasi igera hirya niba utabasha kugera hasi, sibyo, note yo hasi ni iyi, sibyo, dore warangiza ugahera kuri do si ya sofa yo hasi. Aho hantu ushobora kumva yuko ushobora kuba uhagera, niba uhagera aho wabusa, ariko niba utabasha kuhagera urongera nanone ukareba ngo note yo hejuru dufite hano muri uyu mwitozo wacu usore, note yo hejuru igera hejuru cyane ni iyi, sibyo, ikora yuko note ndende dufitemo ni iyihe, ni fa. Ino fa niyo note ndende tugize gute, niyo note ndende dufitemo. Hano rero ni ukuvuga ngo niba waje ugasangamo ino fa ukabona niyo note ndende dufitemo, nanone ushobora kwizamura do re mi fa so la si do re mi fa. Aho hantu urumva yuko ni hejuru cyane, yari hejuru cyane. Rero ugomba kureba ngo none niyo nshobora kujya muri mediyani, ntagiye hejuru cyane ndetse ntanagiye munsi cyane. Ushobora rero gutangira noneho ukagenda ubyitoza muri ubwo buryo, ukareba ngo niyo ndibuze kugira gute, niyo ndibuze gufatira do mi so do re mi fa. Ikumva yuko iyo fa ntabwo iri hejuru cyane, wenda aho ngaho ni kuri njyewe, sibyo, ariko nta n'ubwo iri no hasi cyane, nta n'ubwo iri no hasi cyane, sibyo. Fa mi re do si la so, fa mi re do si la so. Urumva bihita bimfasha gufata ya so la si do re mi fa so la si do re mi fa, sibyo. Aho ngaho rero ni ukuvuga utangira kugira gute, witangira noneho kuririmba ya manota yawe. Twabonye yuko iyo dufite icyo twita liyezo, sibyo, ni ukuvuga ngo ntase ibyungo nyasano cyangwa ibyungo nyiranyasano, sibyo, ni ukuvuga ngo yari icyungo nyasano, sibyo, ni ukuvuga ngo yari amanote amwe, ya note turayifata tukayisomamo umujyo umwe ikarinda irangira. Tutaje hano tuvuge ngo mi do la, ahubwo hano tuyitera ibihe bingahe, tuyitera ibihe bitatu. Iyi ngiyi ifite ibihe bibiri, twongeraho igihe kimwe, ubwo ihita igira ibihe bingahe, ihita igira ibihe bitatu. Niba twakabonye yuko urumva yuko ni mezire ya gatatu kuri kane, ni za ntware eshatu tuba tugiye tugize gute, tuba tugiye dufashe, sibyo. Ushobora rero kuza gukora imyitozo ukaza kuyitindaho mi do la, ariko mezire ugakomeza n'ubundi kuba kabiri kuri kane, ariko hano iyo wageze ukayitinda uburyo bungana n'ibihe bitatu, kandi muzika ikaza kuryoha neza. Tugiye kongera
reka twongere dusubireho uyu mwitozo, twongere tuwusubiremo tunasoza. So do mi do la si do re so le so do re so la fa mi re do. Ongera utangire neza, tuwukore neza. So do mi do la si do re so la fa mi re ra do la fa ra so do la so le fa mi re do si re si do fa mi so do si fa mi re ra mi fa mi do la so fa mi do la si do so ra do la le la so fa la. Twagerageza kubikora neza twubahiriza n'iki, twubahiriza n'amagambo nyirizina yanditse. Ni ukuvuga ngo rero dusoza gatoya hari uburyo itekinike tugomba kwigisha mu gihe utari wamenya umuziki mu buryo bwihuse bwagutse. Ikintu ugomba gukora ni iki? Ikintu ugomba gukora nk'uyu mwitozo, sibyo? Yewe hari imyitozo tuba tugeraho. Uyu mwitozo nigo nawutegura yewe kuva twatangira mu gitabo, ariko ni ukuvuga ngo ikintu kiriho ahangaha umwitozo ni kumva yuko ni umwitozo mwiza muremure kandi noneho urimo ubuhanga bwo kudufasha gushyiramo ano magambo. Mu gihe rero ugiye gutangira kwitoza guhereza abaririmbyi kuririmba amagambo, ntabwo ikintu cyose uhita ugisoma ngo uhite ugihutura cyose nurangiza uhita ukibahiriza, sibyo? Cyane n'iyi ndirimbo utarayifata, kandi indirimbo niyo waba wayifashe, niyo waba usanzwe uzi indirimbo. Ikintu ugomba gukora ni iki? Wowe uraza ukabaririmbiraho akantu gatoya wowe uba warabisomye, cyangwa se niba indirimbo ari nshyashya ugiye kureba indirimbo ni nshyashya, uraza ugasoma akantu gatoya ukakabahereza. Cyangwa kuvuga ngo abaririmbyi bafasha mwarimu nawe kwiga. Iyo abaririmbyi bafashe bya bindi uri kubigisha, nawe uhita bimufasha kumenya ibindi bigiye gukurikiraho. Kandi ikindi mujya kubihuza bya bindi, niba ari n'imikarago ibiri umaze kubigisha, mujya kubihuza bamaze kubifata nawe maze kugira gute, nawe maze kubifata bikamufasha no gusoma ibindi bigiye kugira gute, bigiye gukurikiraho. Dozira so do mi do la. Hano ugomba kugerageza ukareba niba amagambo ashobora kubagarukira. Muze dushimiye Imana,
sibyo? Wenda dushobora kuza kugarukira aho ngaho. Muze ako kantu ukabanza kugakora konyine. So do mi mi. Muze do la si do re so do shi mi ma na. Nubu gatangira ukaza ukabihuza. Muze mugiye guhita muhuza ka kandi kose ugahita wongera ugafata kandi ka kabiri. La famille yo yagukunze ushobora kuzana none ukongera ukagira gute ukongera ukabifata. Muze Sole famire do kuma kosa yacu si ra si do ni shi gwe n'ibindi byose ushobora kugira gute ushobora kugenda ubikora ukaza gusoza uri kubona ahantu dufite kino cyungo sibyo icyungo nyuranyasano sibyo kandi mukabona yuko hari igihe hagiye hari iki hagiye hariho amanota menshi. Ukuvuga ngo rero hano ikintu kiba kiriho ni iki uri kubona yuko hano dufiteho la so fa la turongera ukubona tuba tuvuye dufata urugero wenda tuve nka la le la so famille do la le tu uyu mwitozo rero kuvuga ngo uyu mwitozo tugiye kugenda tuwukoreho umukoro sibyo nagerageje kuwasomera kugira ngo tuwunyuremo tuwumenye neza ubutaha tuzaza tuwusubiramo twongera tuwunonosora ariko icyo mugiye gukora ni iki ngiki mugomba kugenda
mugahera kuvuga ngo muragenda mugere mu bisome kuko twabisomye neza sibyo mubifate neza uburyo bufatika nimurangiza mugire gute nimurangiza mushyireho amagambo noneho dukore indirimbo imwe itagize gute indirimbo imwe idakase sibyo yewe yose tuyikore ari amagambo nta hantu ho guhagarara hagize gute nta hantu ho guhagarara aha ndabashimiye cyane rero tuzongera guhura ku butaha twongera gukora imyitozo idufasha kunonoza neza ibijyanye na interivale ni ahangaha dusoreje interivale ntekereza neza yuko buri wese yamaze kumenya gutandukanya imirangiro buri wese yamaze kumenya gutandukanya icyo twita intera mu kinyarwanda. Mugire amahoro y'Imana rero turabakunda cyane twige muzika nakagaruka.